abantu ndi kugurira ndabasaba kugumya muze hano hafi ndashaka kubagurira icyo kunywa dusangira uyu mwaka ariko abanyarwanda birwanaho abantu barinda ibyo bigereyeho ubu ngubu icyerekezo ni 23 kandi ibyagezweho no kubyongera niyo ntego nicyo nifuriza abanyarwanda. Urakoze cyane. Ndasubiza abafana banjye inshuti zanjye umuryango wanjye abafana banjye bambe. Urakoze cyane Seneri. Akari turi kumwe na Papa Cyangwe, turi kumwe na Mr Kagame, ndagira ngo nabo baze basuhuze abakurikiye Bitman TV muri kano kamwanya mu gihe twitegura kwakira Sina Gerard atubwira akamuri ku mutima. Papa Cyangwe kwigira hino ugasuhuza abakurikiye Bitman TV. Papa Cyangwe turagushimiye cyane. Umwaka mushya muhire. Umeze neza. Usuhuza abadukurikiye nyirizina. Papa Cyangwe ni 2022 yakugenda cyite 2023 ubwo uyitangiye ute? 2022 wari umwaka w'amahirwe n'imigisha kuri nje. Ariko 2023 umwaka w'insinzi, umwaka wo kurinda ibyagezweho. Asante sana. Umwaka mwiza kuri nje n'abanyarwanda twese muri rusange. Ni umwaka twifuzamo kandi twitezemo ibyiza byinshi. Urakoze. Sema yote yamekwisha. Sasa tuko huru. Alipigwa akachomwa mkuki ubavuni ili tuwe huru. Kabla ya kufari sema yote yamekwisha. Sasa tuko huru. Bakunzi ba Gasaro TV rero nababwira ngo wakomeza ushyigikira umurimo w'Imana wumva indirimbo nziza cyane ya Bella Kakoil. Nakubwira ko ari korari itugezaho ubutumwa bwiza bw'Imana, ndetse nkubwira ngo wakomeza gushyigikira umurimo w'Imana aho uri ku isi yose, ndetse nkubwira ngo nawe ufite ibibazo bikomeye cyangwa se wumva umutima uremerewe wakumva iyi ndirimbo. Ni indirimbo irimo ihumure. Reka nkubwire ngo urakomeza yumva muri background, ndetse nabonye benshi mukomeza kumbaza iyi korari. Reka nkubwire ngo andikamo Bella Kakoil ubundi ubashyigikire. Nukuri uraba ukoze neza kandi ushyigikiye umurimo w'Imana. Gasaro TV. Tariki ya mbere z'ukwa mbere 2023 turi kwa Sina Gerard kuri Nyirangarama mu gicuku cy'isaa 7:10 yose turi kumwe na Sina Gerard. Sina Gerard, turabanza kukwifuriza umwaka mushya muhire. Umwaka mushya kuri twese kandi birashimishije. Dr Sina Gerard, mu ijoro nk'iri ngiri icyambere turi buze guheraho ni zi fireworks zaturikijwe ahangaha ku bwinshi. Ni igikorwa kibaye ku nshuro ya gatatu niba tutibeshye. Ibi bivuze iki kuri business mukorera hano? Murakoze cyane, ngira ngo zi fireworks wabonye icyo bivuze. Iyo usoje umwaka neza ugatangira undi kandi ukumva ufite n'imigabo n'imigambi myiza muzafatanya nabo mu bana ari bo banyarwanda kubatumira. Kandi iki gikorwa nk'uko gisanzwe ku isi kiba by'umwihariko mu Rwanda rwacu ahanini mu mugwa mukuru, ariko kuko ubukungu bw'igihugu ari abaturage bacyo, ukabona uburyo umukuru w'igihugu adushishikariza kujya mbere, kunoza umurimo kandi no gukunda no gukorana n'abo mwadikiranyije muhanye imbibi cyangwa se muhanye mufatanyije ibikorwa. Niyo mpamvu nanjye izi fireworks mba navuze ni ahangaha kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo amajyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, uko haboneka akabanga, hakaboneka agashya,
akarusho, akanozo, akacu, akiwacu, tukabisangira n'abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abatuye isi. Reka n'iki gikorwa cyize twishimire hamwe, kuko nanjye ntabwo numva nishimira ko hagira ibishimisha ni njyenyine ngo biryoha bisangiwe. Icyo bivuze rero imiyoborere myiza uhereye mu nzego z'ibanze twari kumwe, ukazamuka uko inzego zikurikirana no mu rwego rwo hejuru, nabo bakaza kudufasha no kudutera inkunga. Icyo bivuze rero ni byinshi. Urumva aba baturage babona bari kumwe n'inzego zinyuranye kandi bishimye, nabyo ni ikindi kimenyetso cyane cyane gishingiye n'umutekano. Kandi aho umutekano aho uri, abantu barishyira bakizana. Umutekano w'abanyarwanda, umutekano mu Rwanda ugaragara kubivuga ko hari isaha saa saba n'ibindi, ariko nta mpungenge, nta kibazo nuko ari ngombwa gukurikira isaha. Cyane cyane ko iki kigo cyakorewemo ibikorwa, nshatse kuvuga entreprise Sina Gerard Urwibutso, amasaha 24 n'ubuzima burakomeza, dutanga serivisi no mu ngendo hirya no hino, hakagenda hasimburana abakozi, nabyo bikaba bimwe mu bituma dutanga serivisi nziza, ariko tunongera nanone n'umubare w'abakozi kugira ngo abakozi baboneke benshi, ari nayo nzira yo kurwanya ubukene. Umuntu yavuga ko mu mwaka ushize wa 2022 mwakoze business se zahuye n'izihe mbogamizi? Nibura ko business zikomeye nk'izi ngizi zigomba kugira imbogamizi mukajya nuko muzikemura, noneho muri 2023 muri tayari yo gukura bihato mu nzira gute? Imbogamizi ari covid, kandi covid yageze ku batuye ku isi, nanjye ntabwo nenda isimuka, nanjye narindimo. Uyu munsi rero nta covid, ni imbaraga tukongera tugacumbura aho twari tugereje, ndetse tukarushaho kugira ngo icyuho covid yadusigiye nacyo tuzibe, ubundi dufate umurongo mwiza mu mikorere yacu. Icyo cyizere kirahari, kandi nanone nk'uko mu ntego yanjye bitangoye mporano dushya, ibyo ngibyo ni ngombwa ko nabyo bigerwaho. Erega naka ni agashya, kuko kuba mwavuye hirya no hino mu gihugu muri serivisi zinyuranye, mu bitangazamakuru binyuranye, ari abandika ariko bari kuri ku mateleviziyo, ku maradiyo, mwese mukaza kugira ngo dufungurire umwaka aha ngaha 2023, nabyo ni akandi gashya, kandi nabyo ni ibitanga icyizere cy'ejo heza hazaza mu iterambere ry'igihugu cyacu. Nabonye ukuntu abakecuru bagiye bagerageza, abasore, urubyiruko, kugira ngo dushobore kugeza muri aya masaha turi kumwe, baturutse hirya no hino, nabyo ni ikindi cyizere cy'imibereho myiza kandi n'iterambere muri rusange. Ni ikihe gishya muri product mugiye gushyira ku isoko mu minsi iri imbere, kuko buri mwaka muhora mufite agashya kanyu, utuntu twanyu dufite amazina atandukanye, ibicuruzwa mukora mwikorera hano bigenda bigira amazina atandukanye, ariko noneho abantu bazi ko ibyinshi bitangizwa n'inyajwi a, ukumva ko rwose ako kantu mukihariye. Noneho mu mwaka uyu nguyu dutangiye ni akahe kaje? Ngira ngo ikintu ndimo kubona abanyarwanda barimo kwishimira, ndetse n'abaturutse hirya no hino, ni uburyo ubu ngubu mu bantu twakira bagenda badusura, basura ibikorwa byacu dukora hirya no hino, cyane muri ya misozi yacu myiza kandi itagomba kuduhangayikisha, kwisura ugenda ku ifarasi. Niyo mpamvu muri aya mamurikagusha iryo dusoje Igikondo, tukaba ubu ngubu turi Muhanga, turimo gutangira kumenyereza abanyarwanda kugenda ku mafarasi. Ubwo niduhindukira aha ngaha muri aka karere ka Rulindo aho dukorera, ariko kubera ko zishobora kugenda zikajya n'ahandi nta mupaka, nazo tukumva ko cheval ni itungo, ariko ari itungo rifite undi mumaro wundi, kuko cheval zigendwaho ureba ibikorwa binyuranye cyangwa mu ngendo. Indogobe zidufasha mu mizigo iyo tugenda dukora hirya no hino, nabyo ni bishya rero tugomba gutsindagira kurushaho, kugira ngo nabyo bigire impinduka mu bworozi, mu mikorere, mu kureba uko umuntu yakemura ikibazo cy'ingendo, ahatagendwa zikahagenda. Nabyo nabonye uburyo abagenda badusura bagenda babyishimira,
nabyo ngomba kurushaho gukaza umurego. Ikindi College Fondation Sina Gerard iryo ni irerero ry'urubyiruko, nishimira uburyo rigenda rigera ku ntsinzi, ku buryo urebye uburyo baratsinda uyu mwaka, abatsinze abari bageze ku mwaka wa nyuma muri segonderi 125 bose babonye diplome nta n'umwe urasa. Ndavuga ngo ni igisubizo cya College Fondation Sina Gerard na college, muri College Fondation Sina Gerard aho umwana yiga kandi akanasenga hari Chapelle Saint Gerard. Ibyo ngibyo ituma uwize kandi ukanasenga urangiza uri umuntu ufite diplome kandi ufite n'indangagaciro z'umunyarwanda, indangagaciro zo kuba muri umukristo, bigatuma icyo ugiye gukora ugikora neza uko kigombye gukorwa. Ibyo byose rero biri mu bintu by'impinduka byaniranye n'iterambere, kurwanya ubukene, byose hari icyizere. Urimo uraganira n'ibinyamakuru bitatu bikorera ku murongo wa YouTube, harimo Agasaro TV, harimo Urugendo TV, umuntu ubuzima bwa muntu buhora mu rugendo, ariko nanone uri kumwe n'Ibigwi TV. Ibigwi byo urabifite, umaze no gushyira aka prefix kajyanye n'ibigwi byawe, Dr. Sina Gerard. Bisobanuye iki ku mugabo w'umushoramari nkawe? Sina TV Rwanda ije nayo yunganira, urumva ko icyo nkunda ndagikunda kandi nkashyira mu bikorwa, kubera ko nkunda ikoranabuhanga, nkakunda itumanaho, nkakunda itangazamakuru. Nta kuntu mu rwego rwo kurishyigikira nanjye ntari ndashyiraho Sina TV Rwanda, kandi ubwo rero naje nyine urumva ko turimo tugendana. Yego, reka dukomereze kuri iyo Sina TV Rwanda na Sina Gerard nka dogiteri, nibyo nari mbajije, ariko reka tubanze kuri Sina TV Rwanda. Ese ni TV imenyerewe nk'izi tuzi nka mainstream, izi tubona zifite ibyicaro, cyangwa ni online tujyanye n'ikoranabuhanga, dore ko hari aho yera online, wajya kuri YouTube ugakomeza ukabishaka ukabona yuko bibonwa ku isi. Kandi ngira ngo nabyo biri mu byishimo n'uyu mwaka tuzarushaho gutaha, ndetse no kubivuga no kubisobanura no gukoresha ubwo bwenge kuko isi yemera ibona. Kuko kuba nanjye iki gihe bitewe n'ibyo nkora n'ibyo ngezeho no kwiga ndiga, kuko n'ibi bitabo nasohoye, ubu ngubu nasohoye igitabo kiri mu ndimi enye: Ikinyarwanda, Icyongereza, Igiswahili n'Igifaransa, aho umuntu ku isi ushobora kwibonamo, kugira ngo intekerezo zacu mu rwego rwo kubaka twiyubaka nabwo bigerweho. No mu kigo cy'amashuri nanjye ngiramo umunsi mu cyumweru ngomba gutangamo amasomo, cyane cyane ajyaniranye no kwihangira imirimo. Ibyo rero biri mu byampesheje diplome yanjye ya dogtora. Yego mu gihugu cya Mexique, mu majyepfo y'Amerika, aho rero nanjye numva ko niyumvishemo ko ari ibyo mvuga, ari ibyo nkora, ari ibyo nshyira ku masoko hirya no hino bifitiye isi akamaro, bifitiye abatuye isi akamaro, bifitiye abanyarwanda akamaro. Ni nayo mpamvu iyo ufashe igitabo cyanjye ukagisoma uhereye mu ntangiriro ukagisoza, hari impinduka ikubamo mu iterambere, cyane cyane mu bijyaniranye n'imishinga umuntu yakagombye gutekereza gukora, kuko mbikora ndi umuhangamirimo, kureba ikintu ukagira icyo ushobora kugihangamo cyagufasha cyane mu rwego rw'ubukungu. Urumva rero mu banyarwanda barimo kugenda nabo bagira za entreprise, bagira ibintu bakora, bagatanga umusoro neza, ngo uko kwiyubakira igihugu, tugahuriza hamwe amaboko yacu turwanya ubukene. Ntekereza neza ko namwe ariko mubona ko hari iterambere. Ni nayo mpamvu uyu munsi wo kurasa uyu mwaka abantu baturutse imihanda hirya no hino bifite icyo bivuze cyane mu rwego rw'ubukungu. Hari icyizere, hari umutekano, kandi nanone abo mukorana ukabona nawe uko bakwizeye ko ubagezaho ibintu do karite, ibintu nabo bishakamo ko matière première ziva mu banyarwanda.
kuko rero uko Dr. Sina General ashyira mu bikorwa mu mikorere inyuranye mu byo akora, ko niba ufashe nka entreprise ukaba uzi ko iyi entreprise ifitemo inganda zinyuranye zikora ibinyobwa by'imitobe, zikoramo ibinyobwa by'inzoga, zikoramo ibinyobwa by'ibiribwa, ariko tukavuga ngo abakozi bazafatwa neza gute? Ntabwo ari ukubahemba gusa, ahubwo noneho no ku buzima bwabo. Lifeline iyo niyo clinique yacu iriho, aho dogita aba arimo yaba amanywa yaba ijoro, wagira ikibazo akaba afite icyizere ko yavurwa. Ugiye gutaha ari umushyitsi wadusuye cyangwa umukozi akaba azi neza ko peteroli, ndashaka kuvuga sitasiyo CGP, nta kibazo yagira. Waba ufite kurisha kohereza ku isi yose, DHL ishami ryayo ndarifite ahangaha. Washaka kurotira kwakira amayero cyangwa amadolari n'andi mafaranga, ahangaha ishami rya BK rirahari, Banki Populaire, Equity, byose ukabikora. Ibyo byose kugira ngo ugire icyo cyegeranyo rero mu ngendo nkora ku isi, igihugu cyateye imbere ni uko ujya aho wakwise mu cyaro ukahasanga serivisi zigufasha muri byose. Ubwo rero nanga kuri Nyirangarama amasaha 28 ushaka icyo kurya cyangwa ushaka icumbi, ntabwo winginga, ntabwo ukomanga, natwe gutanga serivisi nziza twabigize intego. Turabashimiye cyane kubw'umwanya wanyu muduhaye kuri uyu mwaka mushya muhire, dukomeza tubifuza umwaka mushya muhire hamwe natwe. Murakoze, natwe biryoha bisangiye, tubifurije kuzagaruka kandi mu gihe kitarambiranye, kandi ibyiza birahari, cyane cyane ko muri serivisi dutanga harimo na serivisi ishinzwe kwakira abatugana, tukabatembereza bakasobanukirwa uko twigisha, uko twiga, nabo hakabamo ubufatanye, kuko ibyo dukora bishimisha ari uko tubifatanije. Ariko nagera ku itangazamakuru, ndabakunda, murankunda, turuzuzanya, cyane cyane ko ibishya tugenda tugeraho ni imbaraga zihuye, ko namwe mutuba hafi, kuko ntabwo wagira agaseke gapfundikiye ngo bazamenye ikirimo. Ibyo rero biri mu byo twishimira. Hariho kandi uwo ari wese unteze amatwi, isenga kandi ukore. Isengesho ni ngombwa, gukora ni ngombwa, ariko iyo byombi bihuje, uwo ugiye gukorera, uha serivisi, ugaca bugufi, ibyo ni amahoro. Nagera ku rubyiruko rukomeyeho mu rwego rwo kurwunganira, kuko nanjye ntegura ejo hazaza abazagenda badusimbura mu byo dukora, kumenya kwihangira imirimo, kumenya kugira imico myiza, ndetse no kutasuzugura imirimo inyuranye kandi ashaka akazi. Bityo rero iyo tuganira, iyo badusura, iyo dukora ibikorwa byose, ni ukugira ngo bahe agaciro buri kintu icyo ari cyo cyose, nta kidashoboka. Wabonye umwana avuka agakambakamba, ntiyatekereza ko hazavamo umugabo cyangwa umugore. Niba byemera, ntawe ukwiye kuvuga ngo njye nta kazi mfite, kuko uremera ugakora akazi gaciriritse kakazakugeza ku kandi wifuza. Murakoze. Amen. Ndagaruka hano kuri gahunda dusangire, ariko ngiye kubanza gushyiraho indi ndirimbo imwe kugira ngo dusigarane mu mwuka. Ngiye gushyira Twaribohoye, muri Twaribohoye ndashaka gusiga mbaguriye ibinyobwa bya hano kwa Nyirangarama, harimo n'ako kunywa kenshi cyane. Sawa, tugiye gusangira DJ Samuel Twaribohoye. Amashyo hejuru. Abanyarwanda Twaribohoye, Twaribohoye, u Rwanda ruragendwa, amashyo hejuru. Abanyarwanda Twaribohoye, Twaribohoye, u Rwanda ruragendwa, amashyo hejuru.
abanyarwanda Rulindo hejuru turirimbane twese abanyarwanda twaribohoye u Rwanda ruragendwa Rulindo twaribohoye abanyarwanda twaribohoye u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa amashyi hejuru hariya hakurya amashuri hejuru simbuka 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 ibiganza bibiri hejuru futa kuko u Rwanda rwacu ruri ku isonga ruri ku isonga simbuka dutegereje mu byinshi tugomba kuyibigezaho kuko u Rwanda rwacu ruri ku isonga hejuru futa Thank you so much, Senderi. Ndaje ndagaruka naho njya. Ibiganza bibiri hejuru ndebe. Ongera uzamure hejuru. Ongera uzamure hejuru ndebe. Shuma Yamani, Nakamusha Bumeze neza Bumeze neza Muri tayari Tubikore Tubikore Twagiye umwana wanjye arangiye sana nanjye kandi ndamukunda sana ni mfana nawe vuga sana sana nawapenda sana umwana wanjye arangiye sana nanjye kandi ndamukunda sana wicare akira mu mutima afungana kare bakuze n'abarushinara bakare kiyo kunyandika sinabona bakare umutondo w'umucamabanga iyo kwahitamo muganga aranyuranaza no mu myaka n'agacago tuk'abarushinirano se utega amatwi mukuntu bazana sinimeke imitwe n'umutwe Raja kadida mukunda sana Mufana nawe vuga sana Sana nawapenda sana Mwana wataraji wa sana Raja kadida mukunda sana Mufana nawe vuga sana Sana nawapenda sana Sana
Afatiwe i Kigali mu masaha akuze atwaye imodoka ngo yarasitse ko tuzi Kigali sinubashije yamusore mvuga yabasubije dukomeze amaguru wawe bidatinze umukwe wabo araje yakunze umwana wanyu disi bambari proud we cyane nagaje aca ku ruhande turira musaza wero arebe kuri timu tunagatoki godo babwire ko ndekagedi nakafufite do babwire ko n'inshingano z'urugongo wa show
ibyo bigereyeho yego ubu ngubu icyerekezo ni 23 kandi ibyagezweho no kubyongera niyo ntego nicyo nifuriza abanyarwanda. Urakoze cyane. Ndasuza abafana banjye yego inshuti zanjye umuryango wanjye yego abafana banjye bande. Urakoze cyane Senderi. Aha kandi turi kumwe na Papa Cyangwe, turi kumwe na Mr Kagame, ndagira ngo nabo baze basuhuze abakurikiye Bitman TV muri kano kamwanya mu gihe twitegura kwakira Sina Gerard atubwira akamuri ku mutima. Papa Cyangwe kwigira hino ugasuhuza abakurikiye Bitman TV. Papa Cyangwe turagushimiye cyane, umwaka mushya muhire, umeze neza, ndagira ngo usuhuze abadukurikiye nyirizina. Papa Cyangwe ni 2022 yakugendekeye ite? 2023 ubwo uyitangiye ute? 2022 wari umwaka w'amahirwe n'imigisha kuri nje, ariko 2023 umwaka w'intsinzi, umwaka wo kurinda ibyagezweho, umwaka mwiza kuri nje n'abanyarwanda twese muri rusange. Yego ni umwaka twifuzamo kandi twitezemo ibyiza byinshi. Urakoze cyane. Munyemera twakire Dr Sina Gerard, umuyobozi mukuru w'uruganda cyangwa se w'ikigo Entreprise Urwibutso, ni naho turasiye umwaka wa 2023. Ahangaha ari kumwe ashyigikira umuziki nyarwanda, niyo mpamvu rero byose biriho. Dr Sina Gerard, umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire kuri twese. Umeze neza? Tumeze neza. Ntabwo nashidikanya kuvuga ko tumeze neza nkurikije imbaga ziri inyuma yacu, nkurikije ibibereye hano ku nshuro yabyo ya gatatu. By'umwihariko usoje uyu mwaka ukize igitabo cya Dr Sina Gerard ahagaragara. Ibindi wishimira wagezeho ni ibiki? Icyo uteganyirije abanyarwanda by'umwihariko abanyarurindo ubwo cyaba ari iki? Ibyo nishimira nagezeho yego ni uko uyu munsi ndi kumwe n'abanyarwanda bangana gutya. Asante sana. Kubona wizere ejo hazaza ko tuzaba turi kumwe kandi bazagira ikirenge mu cyacu. Yego 2022 wahuye n'izihe mbogamizi wumva ko uyu mwaka 2023 ashobora kubaho impinduka? 2022 itandukanye na 2023. No wize gusoma no kwandika urumva ko iyo mibare itandukanye. Hari intera rero y'umwaka mushya twinjiyemo, imigabo n'imigambi. Uwa mbere kwinjira mu cyo ugiye gukora ukagikora uko gikwiye kandi kikakubamo. Ubu ni Sina Gerard mu buhinzi, aho ntangira ubuhinzi mu murima, nkakora pepiniyeri, nkanyuza mu ruganda, nkacuruza mu gihugu kandi ku isi yose. Ako ni akabanga gashya, akarusho, akaryoshye, akanozo, akiwacu, akacu ushobora kubivuga ni uko urimo wese. Hanyuma ntituvuge ngo turi mu byashara twakoze twariye twahaze, ahubwo hakabaho College Fondation Sina Gerard. College Fondation Sina Gerard bivuga ni irerero ry'urubyiruko rw'ejo hazaza, aho biga neza bakiga kwiga muri College Fondation Sina Gerard. Ni intsinzi, ni ugutsinda ukagera ku ntego y'uko wize uvuga uti narizi, kuko nicyo cyatumye tubakamo kiliziya Saint Gerard, Chapelle Saint Gerard. Amina. Ya Katolike. Yego. Katolike. N'abaje bose. None nifuriza bose ko wegereza Imana ukegera Imana. Aho ngaho niho nagakiramo agakurikira. Hanyuma abana bose dutoza twigisha, aho ngaho niho biga banazamuka kumenya Imana, kugira ngo icyo uzakora cyose uzajye uzirikana Imana. Senga kandi ukore, uzagira ku ntego iyo ari yo yose. Birumvikana rero ko muri 2023 niyo ntego. Aba bose uko babonye bafite n'amatsiko yo kureba uko barasa umwaka, ni nako bafite n'amatsiko yo gutera imbere mu rwego rw'ubukungu. Ijambere urugendo bakoze baza kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'igihugu cyacu, ibihabera ibihakorerwa, kurwanya ubukene, kandi uri kumwe n'abaturage twese tufatanyije. Ahangana niteze ko turaza kubona ifarasi. Farasi zirahari, indogobe zirahari, ihene, inkoko, dendo, imbata n'ibindi byose. Ntabwo navuga ko biri kuri sitade bihagaze, ariko birahari. Turishimira kandi ko uyu mwaka wa 2022 tunawizihiza turi gufite ivuriro nk'iri ngiri. Tufite ivuriro nk'iri ngiri, iyi kirinike, wariye wakuze umeze neza, ariko kugira ngo umenye neza ko ufite ubuzima nyabwo bwiza, ni uko
unanyura kwa muganga ndetse n'umuganga niwe unagusanga akaguha icyizere uko uhagaze neza wakwicara ku meza wegera agashya ugasanga ushobora kunywa agashya karimo isukari nta nkomyi cyangwa se ugahitamo ko baguha agashya k'inanasi katagira isukari cyangwa agashya k'igisheke harimo na tangawizi uzi neza ko bitazirana n'ubuzima bwawe ibyo byose rero iyi lifeline ni kirinike nayo yujuje n'ikoranabuhanga mu kwakira abantu mu kuvura abantu uhereye ku bakozi ba entreprise abaturage bayo n'abanyarwanda bose muri rusange ugatanga icyizere cy'ejo hazaza kandi waba waje n'imodoka yawe wiyumvamo karibyo ufite ko urayikeka sije ku masaha yose ibikora ntabwo bakomanga igihe cyose 24 by'umwihariko ni iki wabwira abaturage by'umwihariko abo mu majyaruguru y'u Rwanda turashimira inzego z'umutekano twabanye nazo muri iki gikorwa ariko byanze bikunze hari akarusho wageneye abitabiriye ibi birori abitabiriye icyo nagena nababwira ko iyi ngiyi ni ishusho igaragaza umutekano w'igihugu n'uko umukuru w'igihugu cyacu gisiba guharanira kandi no gushakira n'ubumwe hirya no hino kwaguka tukaguka nk'abanyarwanda mu mwanya rero kubona amasaha nk'aya ngaya abaturage baturutse hano turi mu karere ka Rulindo baturutse mu karere ka Rushashi bari ahangaha ka Gakenke bari ahangaha barisanzuye abaturutse muri Burera akarere ka Burera akarere ka Gicumbi bari baratashye kandi bose bafite icyizere ukagira n'urugo amahoro kugira ngo mu nzego zishinzwe umutekano uko tuba turi kumwe nazo nk'uko twabonye naho hano kuko nyiri umutekano baba bakwirakwiza mu gihugu cyose aho bari muri ubwisanzure butuma n'iki ngiki ni ikimenyetso cyiza cy'uburyo ko umunyarwanda yisanzuye uyu mutekano agomba kubyaza umusaruro w'ikigo giharanira ubukungu kandi kikarwanya ubukene hakaba hari icyizere entreprise sinigera mu rwibutso irasurwa kandi ikanasura kwitabira akamurikagurisha ariko dukunda abadusura kuko iyo baje bakuzanira ubwenge kandi bakahakora ubwenge muri cya gisabo rero ntabwo kuba byo gutera ari ukubitora kugira ngo biraharanirwa nabonye umukoro n'ibyo nakoze kandi hari ukwiga ariko nkiga nanakora kandi anerekana n'ibyo nagezeho aho mu ntekerezo bakayobora uko umuntu yagezeho niyo mpamvu rero iriya University of Mexique kuba baramuhaye inarashoboye kugera kuri iyi diplome ya dogitera mu guhanga umurimo mu guhanga umurimo nk'umuhangamurimo bakabyemeza bakabibona nanjye niyumvamo neza ko ariko byari bikwiye ukurikije ibyo tugenda tugira kandi tubishoboje n'Imana ikahanga ushimire ariko ntabwo nasoza nakuba kijyanye n'iyi gahunda yo kurasa ibi bishashi ni agashya kandi kaje kaza mu tundi dushya ubona byarahinduye iki umuturage utuye muri aka karere ka Rulindo igitekerezo cyaje gute icya mbere ni ukujyana n'igihe yego kugira ngo nk'uko mwabonye mu bworozi dufite ugiramo na famu yari amatungo ari mu rugo y'umutekano ariko we yageze ku bibuga by'indege muri Amerika i Buraya igihugu cyacu Kanombe usanga imbwa zifite agaciro kandi zikora akazi kabo iyo nabonye utuntu dushya nk'utwo ngutwo aho nabyibukiye nari nzi ko uburyo imbwa n'agaciro nihaga siko naje kubisanga igihe nagize ubushobozi bwo kujya hanze uyu munsi rero ku isi yose umwaka nk'uyu nguyu mu ntangiriro z'umwaka basoza umwaka barasa umwaka igihugu cyacu birakora iyo nabonye i Kigali muri kapitali mu murwa mukuru ndatekereza ngo igihugu cyubakwa n'abaturage bacu abana bacu njyewe aho ndi abo baturage baho nanjye muturarwanda namarira iki n'abandi tubana mu by'ibazanira tekinoloji zose bazanira nyine dukora akabanga agashya akabico n'izindi product zindi zose dufite kandi zikaba nziza zikanogera isi niyo mpamvu no kurasa umwaka mbona igitekerezo mureka turebe mu cyiciro cya twitize mu karere ka Rulindo amajyaruguru yacu y'igihugu rero haba batekereza ngo ariko bibiza gute babona ku mateleviziyo ahubwo nabyo nibagana niyo ntekerezo mfite
kandi icyo kikagenda kijyana uko imyaka igenda ishira kikagenda ndagushimiye cyane umwaka wa 2023 nawe uzatubera w'ishyano y'ihirwe tugushimira kandi umurava umuhatugira mu guteza imbere ibikorerwa iwacu mu Rwanda tunagushimira kuba ugira uruhare mu gushyigikira muzika nyarwanda ibi bije bikurikira studio nziza washinze isusurutsa abazano Nyirangarama ibi bije bikurikira Sina TV Rwanda umaze gushinga aho bamwe barimo no kuvuga bati ibi biraca amarenga yuko Dr. Sina Gerard yabagiye gushinga ikigo cya media gikomeye ariko kikaba kirimo kuza mu buryo bw'ibanga aha ntacyo badukundira kuri aka gasa ariko urabibona n'umunengo n'abo babyerekeza ko urabona abo bahanzi uyu munsi turi kumwe tuba twafatanyije kuryoshya uyu munsi gususurutsa abanyarwanda nta mpamvu urenze neza ko itangazamakuru bikoze neza bikora neza kuko itangazamakuru ry'igihugu cyacu nawe mwese dukora neza bigatuma n'ibyo dukora birushaho kwihuta iterambere rikagera ku ntego n'aba bahanzi ubona turi kumwe nabo ntawabishidikanya ko turiho biri mu byerekezo ibyo rero uko buri gihe cyose agomba kuboneka igishya n'ibindi nakora uko nabyo muzabona yabageza nk'uko muri kiriya kigo cy'amavuriro ari gufana sisi muzirana nishimiye ko nabonye twayimari barangije batsinda wese kugera muri turoko niyongera hejuru mu mashami yose anyuranye ibizamini bya leta bagatsinda navuga ngo ntego amatekerezo yo kugira ngo nanjye nzagire icyo bunganira ku burezi bwiza bw'igihugu cyacu ariko ubundi nanjye ntihazagira umwana usigaye atazi gusoma no kwandika niyo mpamvu abana mu inshuke na twayimari bafasha muri minerivare nkabunganira nicyo gituma rero no mu buhanzi naho ninjiramo kuko kuba mfite studio ni ugufasha nanone abandi bahanzi bo mu karere bo mu gihugu cyacu ariko bikagira ikintu cy'umwihariko gufasha uru rubyiruko mu ntekerezo zabo mu mahirwe mu bihangano bafite aho ndashaka kuvuga iyo atari ibyo by'abahanzi kuririmba ariko n'abatirete byafite atletisme akrobasi korali futuboro ibi byose bigomba mu nkingi zose njyamo kugira ngo sinshaka ikintu hagira umuntu uriya ngo arakeneye yabuze abamufasha kandi yari afite impano ninjiramo ngira ngo dufatikanye nanjye ngira ngo mfashe nanjye bamfashe niyo mpamvu iyo wasuye turakunze hari ibyo umbaza kandi ukagira n'ibyo umbwira nta bihuza ngo umunyarwanda ni ubwoko bufite ibishyitsi bikomeye twese tukazamukira rimwe ni iryo terambere nibyo n'iki gikorwa rero gituma twitekereza ubu ni igikintu narebye urakora neza amasaha 24 turayibona ariko umuhango nk'uyu nguyu turose uyu mwaka kuri Nyirangarama no ku gasozi gatagatifu ka Tare birerekana iki nibwo nabonye n'abanyarwanda urubyiruko basanze kandi bikabashimisha byo mu bishimisha umuntu bikamuha intekerezo biba bikomeye nibutsa abakurikiye BTN TV ko turi mu karere ka Rulindo kuri urwibutso kuri Nyirangarama ni tweshimiraga ibyo twagezeho mu mwaka wa 2022 tunafata ingamba z'ibyo tuzagera muri 2023 turi kumwe na Dr. Sina Gerard nibutsa abafite ibirori by'ubukwe ko Dr. Sina Gerard yabazaniye amafarashi igare rikozwe muri Made in Rwanda abageni abashaka gususuruka bicaramo ifarashi ikagutembereza ahangaha bisaba iki kugira ngo abageni cyangwa se abifuza gutembera kuri iriya farashi babe babasha kuwitemberaho ku buryo bisekuje bisaba ubushake bisaba ubushake bisaba ubushake niyo mpamvu nkwegere kugira ngo ndubisobanure ku buryo urakoze cyane bisaba ubushake kuko uwo muntu umaze kugenda hanze cyane ngeze muri Israel ngera mu Budage ngera muri Amerika nkasanga ifarasi nanone ukazaba narabyigishijwe n'iyobokamana nigaye kumenya Yezu ko yatemberagaho n'intumwa ze ifarasi zirahageze muri iyi misozi yacu aho imodoka idashoboye kugera ifarasi iragutembereza ifarasi iragutembereza ikanatembereza n'abagisuye bikabona cy'icyitegererezo cy'uko iragutembereza icyo ushyiramo n'ikintu ukigabura neza ukabiha ubwatsi ibiryo byayo bikunda bityo bigatuma ko nta modoka menshi
abantu nanone rero bumva bashaka gutembera no kumenya baratembera bakanakugenda icyo namenye nicyo nageze ubu nkifuza ko kigira kuri benshi turangije imurikagurisha ryaberaga i Gikondo ubu ngubu twageze i Muhanga turagendana n'ifarasi naho ufite icyizere iyo uhetse ifarasi mu modoka ngo uzorohereze ni nko kuba uhetse za moto zimwe zifite imbaraga kuko wagera hari ipanu ugize wicara kuri farasi ukajya gushaka abakudipana ibyo nabyo ni ukubitoreza mu butunzi kandi nanone kuko dufite n'ishuri ryigisha ubworozi bifasha umunyarwanda kumenya n'ubwo bworozi budasanzwe cyangwa butamenyerewe hari ifarasi hari imbogo n'indogobe ifarasi indogobe ikunda ubwatsi ikunda ibiryo binyuranye by'amatungo ikora akazi kandi igahembwa ubwatsi ibyo rero ni ibintu bifasha umuntu no kuba yagira icyegero kandi nta magikansi menshi mu buzima buri muntu wese yabyibonamo buri wese yabyibonamo mu bijyanye n'ubushobozi igitabo nanditse naho kikwereka ko buri wese arashoboye kandi buri wese birashoboye icyangombwa ni ubushake kuko nzi neza ko n'umutunzi agafite amashyo birashoboka ko yagira ifarasi imufasha kujya mu rwuri akayigendaho yagira indogobe imufasha gutunga bimwe mu musaruro ugiye gugerwaho ibi byose bikanabijyamo kugira ngo ushobore kubyihisha ku buryo bwagutse ndagushimiye cyane rero mu kanya keza uduhaye Dr. Sina Gerard nshimira abari ku buhanga bw'ibyuma nshimira Muzungu Jeff kumwe n'imirasano twabanye neza nshimira Dr. Sina Gerard uba waduhaye akanya nk'aka no guha abaturarwanda kunezerwa by'umwihariko mu majyaruguru ni igikorwa kinashyirwa ku ruhande rwenda gushimiye cyane bamenyesha neza ko iki gikorwa kibera aha ngaha kuri Nyirangarama harasurwa hari serivisi ishinzwe gutembereza abayigana ugasura mu bikorwa dufite ibyagezweho ukarebera hamwe n'ingamba z'ibizaza ukajya mu nganda ukamenya uko ibintu bikorwa bityo ibyo dufite tukamenya ko byaguka hose ndabashimiye kandi rero bikanagushimisha hashimira n'itangazamakuru imikoranire na BTN imikoranire na radiyo televiziyo by'u Rwanda hashimira abanyamakuru banyuranye mu bigo binyuranye byose kandi dukorana neza kandi tuzakomeza dukorane neza kuko icyo wakoze utakimenyekanishe ibyo ni itangazamakuru ni nk'igipfundikiye gitera amatsiko kitagira ko kigomba kugerera hashimira imiyoborere myiza ihereye mu nzego z'ibanze kugeza ku mukuru w'igihugu aho adushishikariza avuga ati icyo ugiyemo ukikore neza kandi ukinoze kiguhesha agaciro wunguke kandi n'igihugu cyunguke nguwo umunyarwanda nguwo umukozi nyamukozi ukora icyo ugomba gukora ukagikora igihe niyo ntawe ukurira igihe nta kintu kimwe kitagerwaho tukarwanya ubukungu mu cyiciro cya mbere tugafasha abakirimo bakazamuka bihuse tubashishikariza guhinga marakuja guhinga urusenda guhinga inkeri kandi tunabafasha ko dufite inzobere z'abayenjeniyeri goronome veterineri bose tugafatikanya byose bikagezwaho harakabaho ikoranabuhanga imiyoborere myiza ingamba nyazo rero y'umwaka wa 2023 mwizere byinshi bidukomokaho uratuma Sina Gerard urwibutso icyicaro ni kuri Nyirangarama nk'uko dusanga mu dushya imbaraga n'ibitekerezo byose turakoze murakoze cyane reka dushimire Dr. Sina Gerard akanya keza duhaye abakurikiye BTN TV turakomeza turacyari kumwe n'abataramyi turacyari kumwe na za ntore zikora sambwe za hano kuri Nyirangarama turacyari kumwe na Eric Senderi turacyari kumwe na Papa Cyangwe turacyari kumwe na Mr. Kagame nyamuneka turatarama dukeshe ntujye kure ya televiziyo yawe genende Romanes Papi ikambaye kanya kugira ngo tubashe gukomeza gususurutswa n'abahanzi turabakunda cyane Gasaro TV.